kubana n'umugore ngewe nabonye ari byiza cyane cyane nkatwe tutagira imiryango tubana nayo n'iki kubana n'umugore ni byiza cyane bituma ugira aderese njyewe narashaka umugore numvaga ari njye wa mbere uzakunda umugore wanjye nkamutetesha numvaga nta kibazo na kimwe twagira ariko ibyumweru bingahe tumaranye ntangiye kubona ibintu koko biba birenze ahubwo ibyo bintu muvuga rero nibyo mpfa nabi ubundi njyewe narashaka umugore ntabwo nasaga neza aho nabaga se sinakarabaga sinambaraga sinaryaga ariko abantu bari kugenda bavuga ngo umugore nagenda ngo uzasubira muri rigori uriya mugore ataraza imyaka 30 maze 39 ngiye kuzuza 40 nabaga muri rigori ko ari muri kunera n'umujinya ahubwo ngenda namusezerera ubundi uriya nawe yagombaga gufungwa mu mategeko seriye pe yamana agombaga kumucakirana ko video tayari niwe promota njya kwifata video nka ziriya zikarinda aho zigera hanze gute atari bufatanya cyase we wayifashe niwayirekuye nuriya mukobwa ndetse ntabakunzi nkeneye mwaranyanze kuko no muri comment ndi kubona muri kwandika uzanyange urumva si wowe wandemye si wongejeje kuri imyaka 40 ngezeho uzandebe cyangwa urorere hari akanditse none ngo njye ntabwo nzongera kukureba nigeze nza kukubwira ngo ndebe ntuzongere kundeba Yes kanongere mbasuze kandi mbahereze ikaze nongere kandi mbashimire cyane amabwire ngo mumeze mutaho muherereye hose mugubwe neza turacyari kuri yawe TV muri rusange twari tumaze igihe tudaherukanye ariko nagarutse amakuru iminsi myinshi iminsi ni sawa uretse ikibazo gusa mfitanye n'umugore nta kindi kibazo gihari naho nusa neza nk'umuntu nyine bigaragara ko yavuye mu rugo kandi nk'umugore ahubwo ibyo bintu muvuga rero nibyo mpfa nabi ubundi njyewe narashaka umugore ntabwo nasaga neza aho nabaga se sinakarabaga sinambaraga sinaryaga ariko abantu bari kugenda bavuga ngo umugore nagenda ngo uzasubira muri rigori uriya mugore ataraza imyaka 30 maze 39 ngiye kuzuza 40 nabaga muri rigori ko ari muri kunera n'umujinya ahubwo ngenda namusezerera abo muri kuzana komanteri mu muhiti katahe ndamusezerera tahe maze nsubire muri iyo rigori muri hari abantu rwose ndi kubona ngo dusare ngo rekana ndiyo mbobo ndi imbobo wanjye turawe ndari wanyu mbi wanyu ubundi ngiye dusaba ataraza sinari ndiho hari umwaka tumaranye yasanze nariho ngewe ahubwo mwebwe muri gukomantinga gutyo mu muhiti katahe sinjye wamukuye iwabihuye urumva yanyisangiye hano kubera rero umujinya muri kuntera ngewe ndamusezerera neza mu nzira nziza asubire iwabo maze ndebe ko ntazabaho wirakara kubera ko abantu bavuze oya hari abantu buriya ngewe rero buriya niwe wazanye na karaga taci ubundi ngewe nta taci nagiraga karaga telefone ke kuko niko ndeberaho komantiri ingegera zose zanyihaye ingetura zose nanazi zanyihaye ngo umugore ngo yari amaze gusukura ngo wari usigaye usa neza ubundi mbere ngewe nasaga nabi muze mu mutware ngenda musezerera bana nisubirire muri geto mbese urumva utagiye gusenyerwa n'abantu bavuga amagambo oya senjya nkunda ngewe ingegera zikanyicaraho mukanyicaraho nkaho mbari mu ideni hari umahira kuva ngewe n'abana nadusaba nge uriya akora iki hari akazi agira si ngewe umutunzi wenda n'inshuti n'abavandimwe b'abadiaspora banagamwe akantu tukabaho wowe nurama n'igiceri cy'icumi
warangiza ukajya kwandikira imyandiko ngo ngo ni imbobo ngo ntiyatunga umugore, uze umutware ujye kumutungira iwanyu cyangwa umupakire umusubizi iwabo. Ari abantu bari aho ngaho bibereye abari kwandika ziriya komanteri wowe wenda ari kugira ngo baramukunda ngo hari icyo bazamufasha, arasubira iwabo, nanjye nsubire muri geto naribanaga, nzarya resitora bisanzwe, njye naha iwanjye mfite umutekano nta muntu umagaze hejuru, maze urebe ko ntazaba imyaka 40 maze njye nabanaga nuriye, barangiza mukajya kuvuga ngo nari imbobo, ndasura muri rigori, asubire iwabo, niba ngombwa ndasubira iwacu muri Kongo. M23 irahari kandi imeze neza, navuyeho ndiritera yakangunzu. Wirakara dore Nzovu arahamagara. Nzovu umva ndi hano kuri Yawe TV, turi mu kiganiro kandi bagushakaga, turi hano ku Nganji. Sawa ubwo simbukirayo, ubwo turavugana nuvayo. Sawa urumva nkubwira buriya reka nkubwire sibyo, umuntu utazi udashaka kurakaza akaba yanagusenyera. Oya ariko wa mugani nuko gusa ari wa mushinya, ariko ubundi ntawe kwikurakazwa na komenti. Komenti uzi ko ushobora gusanga ari umuntu, burya umuntu nyine muzima ashyiraho komenti nzima, yagutwagura ingege. Komenti nawe badatuka, kuko buno nsigaye nanazisoma. Hari ikiganiro nakoranye na Pastor Claude, ariko ibitutsi bamutukagamo. Witaye kuri komenti nanone nta kintu wakora kabisa. Umuntu utazi wicaye ahantu ari ibyo arimo ntabwo tubizi, arimo arakureba umugani wawe, arashyiraho komantera avuga ati uringegera ntiwatunga umugore, ukajya ukarakara. Nese ntidusaba ababyeyi ngo bajye kubivuga. Oya ni ukuvuga ngo zirangegera bareke yubakira urugo rwawe. Ashobora gukomantinga kuriya, ngewe buriya ngira kamere dusaba agahita ahambira rwose agakomeza. Njye niko nabaye. Reka tubwire abo bantu baba bashaka kugenda bagusenyera, ahubwo bariya bari kwandika zirakomeye nibo bari kunsenya, kuko dusabanye nta n'ikibazo mfitanye nawe. Ahubwo bari kwandika ziriya komanteri nibo bari kundakaza, anytime nkabigarukaho. Mu kanya gato dushobora gutandukana mu nzira nziza, n'ibintu byose naguze ngewe akaza yazanye utuntu tw'amafuti, akaza tugapasura, agafata utwe gafata utwanjye tukapasura agakomeza. Ntabwo uriya ngewe navukanye nawe, apana kumunzirikaho. N'umugore n'umugabo bamaranye imyaka ingahe baratandukana, njye se nduta Vestine wa divorce. Bari kubeshya, ntabwo yakoze divorce. Niba ari no kubeshya, ariko hari abantu benshi bakoze divorce barahari, babanye n'imyaka, bafite n'imitungo, bafite n'amafaranga yo gutunga abagore. Nkanjye muraza kunsaza ku muntu nk'uriya forward. Ariko rero wibyikwe n'abarwubatse rugakomera bakarambana, nabo barahari. Kuki utaba umwe muri abo ngabo? Oya ngewe buriya izi komanteri buriya ziri kuncaga mu mutwe, no mu kanya ngewe dusaba bashobora gucomoka. Reka tugaruke kuri ibyo. Mushakira itike rwose gisubirira iwabihuye byo kunda ataho ngo aratwite akazagenda akamubyara cyangwa akamujugunya sanimedire. Umwana wumva wamujugunya koko? Njye nta mwana ngira, barumuna banjye bose barabyaye. Ngewe rero iyo maze kurakara ntabwo waza kunda ataho ngo uratwite. Urumva hari abantu benshi bapfuye banyuze mu maso, twabanaga twarurungano hari hakurya muri DRC. Ntabwo rero wajya kunda ataho ngo uratwite, wagenda ukazamubyara cyangwa ukanamujugunya muri toilette, ntacyo bintwaye ngewe. Abapfuye ni benshi. Muri ibyo bintu reka nkubaze aka kabazo kagira gati, ese ubundi uretse izo komanteri dusaba hari ikintu, hari ikibazo mufitanye mu rugo rwawe? Dusabe nta kibazo dufitanye, ariko kubona nagiye Rubavu abantu bakamushuka akajya hara kuri Excelage akavuga amagambo
kuneza rubanda, kuneza isi yose. Icyo bisobanuye iki? Ariko ubundi si nawe, ahubwo bamushutse bakajya kumurondogoza ari amagambo. Kuko uriya ntazi ibintu bya YouTube, ntabyo amenyereye. Ni njyewe wamujyanye kuri kamera, bajya no kumuvugisha amagambo nkamukaruma nkamukavaringa mwereka ibyo ari buvuge. None bamucunze nagiye i Rubavu, bamujyanye kuri Excelage baramurondogoje. Ibyo byakurakaje? Nicyo cyambabaje. None se kuzi ko nyine ibi byose bibaho kandi bikarangira, wenda n'utundi dudefo twagiranaga mu rugo, turiya tubazo twese ntaho tutaba, ariko twatugiraga tukarangirira mu rugo. Kubikaruma bikarangirira mu rugo kandi ubuzima bwakomeza nta kibazo, ntibishoboka se? Birashoboka ariko kubyakira bizamfata igihe. Tugomba kuganira wenda n'inyuma ya kamera tukagenda tubihereza umurongo gake gake. Erega nta muntu n'ubona bagutuka gutyo, hari n'abandi bavuga byiza, hari n'abandi bishimiye ko hari n'abamamagara njyewe, hari abadiaspora rwose bamamagaye nijoro barankaruma barambwira ati bana ihangane, bangira inama. Ni abantu b'abafamiliye twabanye, bagiye bamamagara bambwira ati karume umugore ntabwo ari uko bigenda, ni uku n'uku. Ariko gusa buriya njyewe hari igihe ndakara, buriya umuntu ajya kwica umuntu biturutse ku kantu gato. Reba nk'uriya wishe umukobwa wari ufite ngo akabari hano Kicukiro, bita ngo niba ari Diane, uriya mutipe wamwishe nawe yarangiza bamufata akitera icyuma ashaka kugitera umupolisi akamurasa. Urazuze ngo uriya mukobwa yamwiciye 300,000 ngo yamuhaye. 300,000 byatuma wica umuntu, none nawe yapfuye. Umukobwa arapfuye nawe baramurashe. Ubwo se byabunguye iki? Kubera iki turuhasamira bure kabisa, ibintu by'amafuti biri aho ngaho. Nubwo yaba miliyoni yatuma wica umuntu, kirazira. Uvuga ngo buriya abagabo bose cyangwa se abantu muri rusange, buriya sinzi niba ujya uganira n'abagabo bubatse bakubwira uko nyiri uko mu rugo biba bimeze. Wenda nubwo ubizi, nzi ko uri mukuru urabizi, ariko ibintu bisanzwe rega biriya bibaho. Njyewe seri n'ababeshyi, njyewe narashaka umugore, numvaga ari njye wa mbere uzakunda umugore wanjye nkamutetesha. Numvaga nta kibazo na kimwe twagira. Ariko ibyumweru bingahe tumaranye, ntangiye kubona ibintu koko biba birenze. Buriya hari ibintu tujya twumva hanze hano, kumva nk'umugore ngo yishe umugabo, ngo umugabo yishe umugore. Burya haba hari impamvu. Ntabwo buri umugabo yapfa kwifata ngo yice umugore we nta mpamvu. Haba hari impamvu kandi ikomeye, yihanganiye ishobora kuba imaze n'umwaka. Wumva n'abiyahura kumva ngo umugabo yazengereje umugore cyangwa se yamutwaye imitungo, ugasanga umugabo arihebye akavuga ati si ubu ngiye kongera gutangira kuri zero, agahitamo kwiyahura. Barahari, mujya mubumva hano. Bigaragaza intege nkeya z'uwo muntu. Ku rundi ruhande mbese hari abo bibaho kandi bakihangana ubuzima bwakomeza. Ejo bundi hari akamina n'abagamo. Ejo bundi naragiye dusaba ahita yimuka, yanga kugakurikirana. Nari nsigajemo imyanya 2, ibihumbi bitarenze na 90. None bankujeho kandi hari harimo dukeya cyane. Ariko kubera dusabe nyine yahise yimuka, nyine bahita babirangiza ukuntu. Namanukanye umujinya, basubira dusabe murangize mbigenza. Kubera uduhumbi 90. Ariko gusa ndikaruma nk'umuntu w'umusaza, ndikaruma. Ariko buriya umugabo wica umugore ntabwo aba amwiciye ubusa. Seri maze kubibona ko umugabo wawe mwashakanye mwabanye atapfa kukwica gutya gusa. Mwese yaka nk'uko bivuze, haba harimo ibyiza n'ibibi. Reka ibi tubyihorere. Icyiza wabonye mu kubana n'umugore kuva igihe mumaranye, aba ari byo nyibwiriro byonyine. Kubana n'umugore njyewe nabonye ari byiza, cyane cyane nkatwe tutagira imiryango.
tutagira imiryango tubana nayo n'iki. Kubana n'umugore ni byiza cyane, bituma ugira aderese, ukagira aderese ukavuga umuntu turamushakira aha, umugore we ni runaka, waba utanahari bagahamagara umugore ukaboneka, waba wagize n'ikibazo warwaye akakurwaza atari ngombwa kujya gushaka umurwaza. Ibyiza byo kubana n'umugore byo ni byinshi. hanyuma Ariko gusa harimo n'utubazo tugenda tuzamo two mu rugo gusa, ariko two n'udusanzwe, utwo nyine ni two ugusa ntitwabura. iyo nyine nkubwira ngo ko ibyiza byo kubana n'umugore ari byinshi, utwo tubi tuba duhari ntishobora ko umuntu yatwihanganira urugo rugakomeza rugasugira. Bana sinzi, biragoye kubyakira kuko hari abantu twese ntabwo turemwe kimwe, kandi hari abantu ntabwo twihangana kimwe. Hari umuntu buriya ushobora kubona ikintu ikibazo ibana kwihangana akiyakira, akaba ashobora kwihangana, ariko hari n'undi kwihangana byanga pe. Kwihangana ntabwo imitima yacu ireshya. nk'uyu nguyu urabona yabasha kwihangana. Oya, Kiroso arihangana, ariko Kiroso ahubwo ni umugome we nuko utamuzi. Kiroso birashobora kukurakarira ntanakubwire, ntuzanabimenye, yazagufatira hano akagukindura agusekera. Kiro nta muntu ubeshera umuntu amureba, ntabwo ari akazagutega akagukindura uzi ko nta kibazo, kandi ikibazo gihari. Yaritonda byo. Abantu buriya bitonda, mujye munabitondera namwe. Buriya wa muntu ubona ucecetse utagira amagambo, mwagirana akabazo ukabona arikarumye aricecekeye, bariya nibo babi. Naho nkatwe buriya tugirana akabazo gatoya ngasaragurika nkabandasaze, buriya twe nta kibazo kuko umujinya wacu turawugaragaza bihita birangira. Ariko wa muntu uba wicecekeye ni mubi cyane. Nyine iyo urakaye nka kuriya, hari ukuntu nyine mbona warakaye, ubundi iyo bishize uricuza ukavuga ati nahemutse, reka niba nabwiye nabi musaba imbabazi cyangwa birangirira. Hari ukuntu birangira ukoze amafuti nk'ubu ngubu. Gusa dushobora kugirana akabazo gatoya nkamukubita, nyuma yaho umujinya washira nkicuza nkamusaba imbabazi, ariko tayari namaze gukora ikosa. Urumva umujinya rero dukoresha amakosa menshi, ariko hari abantu bazi kwihangana. Uzi ko hari umuntu mushobora kurakaranya nka bariya ba Kiroso, mwarakaranya ntabikwereke, umujinya akaba yawumara n'icyumweru akawubika, mwazahura imbavu akazimena. Buriya abantu baba bacecetse ni babi cyane, ariko ngewe buriya umujinya ugira umujinya nyuma y'iminsi 2 niba abana bihita birangira. Reka ugize nk'umujinya ukarakarana n'umuntu muhuzwa na bizinesi, nyuma y'iminsi nk'ibiri cyangwa 3 akaguhamagara avuga ati ngwino twikomereza akazi bisanzwe, wamwitaba cyangwa biba byararangiye? Oya, byaterwa. Nk'ubu ngubu wenda nshobora kujya tukarakaranwa kubw'impamvu amakosa nagukoreye, ariko ejo naguhamagara ntabwo wanyitaba ngo uze twikorere ibiganiro nk'ibisanzwe. Oya, nakwitaba kuko buriya uko iminsi igenda ishira, ngewe umujinya n'ibyo nakubwiye ugenda urangira. Ntabwo ndi wa muntu ngewe ubika inzika ngo mbe nayimara n'icyumweru. Dusanzwe dukorana, ukampamagara nacururutse naza n'ubundi tugakomeza akazi. Urumva ko ntari biryawe rero ntabwo bika inzika mugari. Ntabwo mbika inzika rwose. Ibyo nanakwifuriza ko keretse wenda iyo ari utuntu tw'amafuti y'uburyarya, tuvuge nka Nyamabondo yigeze kunkoraho kontenti 2. Rimwe arambeshyera ngo naraye ahantu ngo ndarana n'umwana ngo w'imyaka, kandi ambeshyera. Ikindi gihe aza kumbeshyera ngo wari umunyamakuru nibye imyenda.
kandi ari ibintu ahimbiye aho ngaho. Ubunyamabondo rwose nta kibazo dufitanye pe, dushobora guhura tugaciringa tukaganira bisanzwe, n'ako gacupa tukagasangira, nta kibazo dufitiye. Ariko ikintu narahiye kuzongera kwicarana nawe kuri kamera, ntabwo byakunda. ibyo byo rwose ntabwo byakunda. Cyakora nta wundi mutima mubi mufitiye, gusa kongera kwicarana nawe muri kamera, kuri kamera reba nabyo ntabwo byakunda. Ajya agenda ankoreye izo kontenti ze kuri cano ye cyangwa ku zindi cano, ampimbira ibyo ashaka, ariko ngiye kuvuga ngo nongeye guhurira nawe kuri cano runaka turicarana, byo ntabwo byakunda rwose. Ndumva bitaba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye kabisa. None se abantu bakomeje kugera gutya bakashaka kugusenyera, tubabwira iki? Ngewe rero cyane muri abantu mubeshya ngo mukunda Dusabe, izo komenti muri kwandika muri kuntuka, nta nubwo mumukunda kuko mushaka kumusenyera. Dusabe niba kuriya ashaka kubaka, bora nihangane n'ibibazo byose tugirana, ahubwo mwebwe muri kumporovoka, nimwe mugiye gutuma hambira ibyo akagenda neza akajya iwabo, kandi kugenda we ntabishaka. Ariko mwebwe ni mwebwe muri budutandukanye neza mu nzira nziza kubera izo komanteri zanyu. ngo Dusabe utubazo twa hato na hato aratwihanganira, nta kibazo, nta nubwo ashaka gusenyera, ashaka kubaka. Nta nubwo bashaka gusenya, ahubwo izo komanteri z'aba bantu, abo bantu ko nta n'umwe muziranye, ko nta n'umwe ukumenyera akawunga, ni gute umuntu ashaka kugusenyera? Kandi uyu hari ingegera zijya muri komenti zikandika ibana nge bantutse, ndavuga ubundi mu ideni ninde mwamirimbire ngo aze basimye. ese yaka nta wanditse byiza wabonye? Sha ni nka babiri, abandi bose bakwihaye. Abantu banyihaye kabisa. Reka rero nkubwire, banyihaye nawe se nishe umuntu nyine. Reka nkubwire, nakuze nkubwire icyo tugiye gukora. Abo bose bagututse, katuzabatungure meranye neza, bicuze kandi ngiye kumuhambiriza kubera komanteri zabo, muze mumutware. Rero ntabwo nagushyigikira, urabizi turi inshuti. Ebana mu minsi vuba nimara kumubonera udufaranga dukeya zabahamagara, mpamagare n'abavandimwe, muze n'abayobozi ba gitifu, ndahamagara mudugudu niwe wa hafi, aze ebane furusheti imwe hariya, indi hano, ikiko hariya, isahani imwe hariya, indi hano, isafuriya hariya, indi hano, buri muntu akata akomeza. Ndimo nakubwira gute abantu nk'abo ngabo bashobora kugusenyera, ntibazi ikikubakiye, ntibazi aho ahubwo naza abahe nimero ze mumushyireho itike, mwebwe mukunda Dusabe muri komanteri, abashyireho nimero mumushyireho itike kuko ndamuhambiriza vuba, dutandukane kubera ubugambo bwanyu. Wowe ntabwo mukunda Dusabe? Oya, njye Dusabe ndamukunda, ariko ubugambo bw'abantu nta soni, muranyitukishwa. Ninjye wamukuye iwe, aza kunsanga hano, ninjye wamusanze iwabo, ninjye wagiye kumuzana iwabo, barangiza mukanyitukishwa mugashaka kumunzirikaho. Nurakare bambabaje, bakubabaje. Waguye mu kintu Jihad nawe ngo urayemo. Ako mana yanjye, Imana iramfashije. Uzi ko uyu mwaka mfunzwe muri mwe, kandi mbere narangizaga umwaka mfunzwe nka 3. Urumva atari ukubera Dusabe? Oya, muri iyi minsi nitwaye kabisa, nitwaye neza. Ibyiza ni byinshi kureza ibi. None abantu utanazi bashaka gusenyera. Jihad agiye kumanuka, fata ku mavuta ari gutaha. Ariko ntabwo aramanuka da. Ariko yaka ntabwo aramanuka, nta nubwo mbimwifurije. Nabonye Jihad abantu bamwatatse, barimo nyine ubona bashaka akagerayo. Ariko rero ngewe icyo nabivugaho, buriya iyo wifurije umuntu kumanuka, nawe ejo ni wowe, kuko waba uri pasiteri, waba uri intungane, waba uri padiri, waba uri Bikira Mariya, waba uri
oya Bikira Mariya weho ntabwo yagenda ariko abandi mwese turi hano munsi y'izuba saa n'isaha hariya wahagera n'abaperezida ntibafungwa se cyane kandi ari perezida ukumva ngo perezida yafunzwe kwifuriza rero mugenzi wawe hariya yamanuka hariya ukabyina ukarya umuziki ngo nagende nawe ejo ni wowe none hari ukura nyine usanga navuga ati nawe yabaniye abantu gutya ubundi umuntu dukwiye kumwitura nk'ibyo yadukoreye cyangwa nyine umuntu ugeze hari icyo tumubwira no gukomera kuko ntabwo ari ahantu heza aranagwata umunwa ngo azagaruka yaragabanyije umunwa ibyo ntabwo aba ari sawa biriya ni ukwifuriza kuko nta n'icyaha kibi yakoze none se wenda ari amavidewo ko atari we wayakoze iriya videwo wenda ikosa yakoze wenda niba atarabizi gukwirakwiza ari amavidewo wenda ntiyarabizi ko ari icyaha nta n'icyaha cya danje yakoze ese ko nta muntu yishe ko hari abica abantu se bakataha cyangwa bakubita no gukomeretsa ari uwo yakubise wenda yamuremye igikomere wenda nicyo yazize ntiyarwanye nta muntu yatutse abandi birirwa batukana hano ba Pastor Claude ba Gasuku bose birirwa batukana hano urumva nawe bafungure hari uwo yatutse uretse wenda iraye rero biriya rero nibyo bita kuzira ububwa rwose nose nk'uriya bamukatiye imyaka 2 nta mafaranga wenda yibye ngo wenda ayo mafaranga wenda bazanamusurishamo ntiyibye ntiyakubise n'umuntu ngo wenda yamubabaje kohereza amafoto gusa kuzira ububwa rwose cyaha cy'amafuti uzi yageze muri gereza agahura n'umwana ufite burundu we afite nk'imyaka 2 cyangwa umwaka umuntu ufite burundu ahita akubwira ati wewe waje kutuneka ahubwo ejo mu gitondo urataha buriya iyo ubwiye umuntu ufite burundu ngo ufite imyaka 2 arakubwira ati iyo ni iminsi 2 ati wowe n'ejo mu gitondo ati wowe uje kuneka kandi urumva niba myicurira ntabwo yarenze 3 reka tumwifurize ko byamworohera reka tumwifurize ko byarangirira ntitube nk'abariya bari guhita bamucira rwa Pilato tumwifurize ko bizamworohera bikamugendekera neza oya Jihad yihangane rwose reka biriya ni ibya buri wese kandi mbona n'umuntu bafunze abantu badakwiye gushyiraho komantere nka kuriya ni ukumureka ubutabera bugakora akazi kabwo ariko utagiye kumucira iteka kubera ko nawe mugani wawe ariko yaramanuka sinsubiracyaha nta yindi video twigeze kubona ngo yashyize agapipi hanze ntabwo mubyibukara ariko ntabwo ari we yishyize hanze karakiwe nuko bagakoresha mu buryo butemewe nyine none se ubwo urumva kari akavidewo ke niba atarakiwe kafashwe n'andi kashyizwe yari ari mu kazi niko yavuze yari ari mu kazi ariko baramwihanangirije gusa tumufashe tumusengera atahe namwifurije gufunga n'abandi bose bari nyine n'abandi mwese ngiye mbagira inama natwe twirirwa kuri izi kamera kuri izi mbuga buriya hari icyamutazi uzafata umuntu hano wowe kameramani umufate yambaye ubusa nawe bazagufunga ugenda umufate amashusho uyarekure yambaye ubusa igikorwa cy'urukozasoni ni byinshi uracyabona mwicarana n'umukobwa kuri kamera ngo ndatangira mu kabakabe ku mabere ntuzi imbere ukuntu namaraga gusinda umukobwa turi kuri kamera ngatangira amabizu ngaho mu mabere nagezeyo ngatangira kumukaresa kuri kamera ndakubwiye uzakaresa umukobwa kuri kamera bagufate videwo n'abantu muteditinga ugenda uri kuri ikiganiro bazagufunga na kameramani wafashe iyo videwo n'uwo mukobwa muri gukaresanya kuri kamera bazabazirikana icyo ni igikorwa cy'urukozasoni mujye mubyirinda mwa bantu mbaye mbaburiye cyagiye mu ruhame bishyize kuri social media buryo bamaze gushyira mu ruhame bikaba kabaye ayo maseyaka abo ngabo bumva nabayasakaje nk'uwicara avuga ati reka ni filime mfate iyi video
meze gutya wowe wamubwira iki? wowe ushobora kwifata iyo videwo ariko wagira umwaku ikagucisha ikagera hanze, umuntu akayoherereza mugenzi we, nawe ukayohereza mugenzi we, nawe ubwawe wowe wayifashe uzafungwa, n'uwayirekuye urumva bazabafunga. ahubwo impamvu ngo nuza batamufunze sinyizi y'amana. ubundi y'amana yagombaga gufunga n'uriya mukobwa, ntabwo ari wayishyize hanze, ntabwo ari we wayishyize hanze ariko niwe wayifashe. ariko arabyemerewe kuba wakifata videwo oya, ariko ukoresha ku giti cyawe. we yarayifashe irangije ijya hanze. yagiye hanze gute kandi ari we wayifashe? barayimwibye barayirekura bayishyira hanze. oya, hari agombaga gufungwa, ahubwo ngo yahise yidekarara ngo ajya ngo niba ari kuri rihabu, hahandi ngo niba baba banyweye ibiyobyabwenge, niba ari ibiki, ngo nibyo byamurokoye. ariko ubundi nawe aba agomba gufunga. ku iyo videwo ujya kwifata videwo nk'iriya gute? none se iyo atayifata yari kujya hanze gute? si we wayifashe. noze kuki ukora icyaha bakagufungana n'umukameramani? nagufungana n'umukameramani wafashe videwo. ubufatanyacyaha none se uriya kuki batamufunze? ubundi uriya nawe yagombaga gufungwa mu mategeko. seriye pe, yamana bagombaga kumucakirana ko videwo tayari niwe poromota. ujya kwifata videwo nka ziriya zikarinda aho zigera hanze gute atari ubufatanyacyaha? wowe wayifashe n'uwayirekuye n'uriya mukobwa ndetse hagombaga gufungwa, kuko nibo fondasiyo y'icyaha. bariya bafashe videwo nibo seriye pe. reka mukuru iyo nzovu se? inzovu ntabwo duherukanye i Musanze. yemerwa kumubona ari kumwe na Dusabe kuri Excelage banyicayeho bangize igitaramo. bari gutwika ari njye bari gutwikiraho, cyakora baranatwitse da. ibintu byarakomeye cyane. ni hatari. reka tugere no ku musozo rero ngira ngo dushimire n'abawe badukurikiye. ubutumwa wabagenera abakunzi bawe bayakaya mwana muri rusange? nta bakunzi nkeneye, mwaranyanze kuko no muri comment ndi kubona muri kwandika uzanyange. urumva si wowe wandemye, si wongejeje kuri imyaka 40 ngezeho, uzandebe cyangwa urorere. hari akanditse none ngo njye ntabwo nzongera kukureba, nigeze nza kukubwira ngo ndebe, ntuzongere kundeba, na subscribe yawe nkeneye, ntuzongere kundeba. nta nubwo nigeze nza kukubwira ngo ndebe, uzankunde cyangwa unyange, keretse Imana gusa niyo yankuraho amaboko. nawe ko nkuraho amaboko utarandemye sane medire ntacyo bivuze. asante sana bakunze ahubwo bayawe ibana mudufashe mukore ka subscribe kugira ngo channel yacu yawe ikomeze ijye hejuru. Murakoze cyane.